Nanone inshuti zacu turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe. Ibi ni bya biganiro byacu aho twibanda ku byatugirira neza mu by'ubuzima ndetse no kwitungira amagara mazima, ndetse tugacishamo tukareba n'ibyazatugirira umumaro by'iteka ryose ari bwo bugingo buhoraho. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe umuti wo kuvura indwara yo kubura amaraso. Amaraso, kuba yazi neza amaraso aba avuzwe, iyo havuze kubura amaraso aba ari amaraso atukura, red blood cells, dore ko hariho n'amaraso y'umweru ku bantu yitwa white blood cells. Ayo maraso y'ubwoko bubiri ndetse afatanyiriza hamwe n'andi bita platelets. Ayo maraso agira umumaro, dore ko amaraso atukura ariyo atwara umwuka mwiza mu mubiri aho ukenewe hose, utwarwa n'amaraso atukura. Ni amaraso ateye ku buryo yatwara umwuka mwiza mwinshi, dore ko ku bazi iby'ubumenyamuntu ndetse bakamenya n'icyo bita serire, yo nta nucleus agira, nta gatimatima ko imbere agira nk'ayandi maseri asanzwe, mu rwego rwo kugira ngo haboneke umwanya munini wo gutwara umwuka. Niyo rero agira umumaro mu gutwara umwuka hose aho ukenewe mu mubiri. Amaraso y'umweru yo ashinzwe icyo twakwita ahanini nko kurwanira umubiri, ari byo twakwita nk'abasirikare b'umubiri, rero no kurinda indwara n'ibindi. Reka noneho hirya yaho ho hari amaraso yitwa platelet, ahanini ashinzwe gukingira umubiri mu gihe umuntu yakomeretse hanyuma agatsina vuba cyangwa amaraso agakama vuba. Mujya mubibona ko hari igihe umuntu akomereka ariko amaraso agakama vuba, biba byatewe n'ubwo bwoko bwa platelet. Nubwo ubwo mvuze muri makeya, amaraso muri rusange akora imirimo myinshi cyane mu mubiri w'umuntu. Umuti wo kuvura rero kubura amaraso, cyane cyane ubwo ni amaraso atukura turaba tuvuga, nubwo n'andi yose akenewe, turavuga imiti imwe n'imwe umuntu yakoresha. Umuti wa mbere ni ugufata beterave imwe iri mu rugero, hanyuma umuntu akayirapa cyangwa se akayisya n'akamashini ka blender, hanyuma yamara kuyisya yafunguje amazi agera kuri litiro. Mu gihe beterave yafashwe itukura kandi yaba ari nini, birumvikana niho wafunguza litiro, ariko mu gihe kaba ari gato cyangwa kari muri moyenne wagenda ugabanya bitewe. Warangiza ukayungurura ugakamuriramo indimu muri uwo mutobe. Uwo mutobe niba ari litiro wakoze ukayinywaho 3 ku munsi. Ibyo bizatuma amaraso agaruka n'umubiri ugubwe neza muri rusange. Ibyo kandi ntibivura kubura amaraso gusa, bivura n'izindi ndwara nyinshi, harimo no gukingira kanseri, harimo kuvura abantu basa nkaho babuze equilibre, imbaraga, bitewe n'uko byongerera umubiri imbaraga vuba na bwangu. Uwo ni umuti wa mbere. Uwa kabiri ni ugukora umutobe wa karoti. Fata karoti 3 uzisye, uzifunguze amazi nk'amatasi 2. Ayo matasi uyinywe rimwe ku manywa, rindi nimugoroba cyangwa mu gitondo na nimugoroba. Uzabikore mpaka ukize. 3, fata ishu naryo urisye, nurangiza ufunguze amazi, ufate nk'amababi 10 cyangwa se ufate nk'amababi 10 ufunguze litiro, hanyuma unywe itasi 1 cyangwa 2 ku munsi. Hanyuma ikindi ushobora gufata orange cyangwa amacunga, nayo ukabigenza utyo ugakamurira mu mazi ukanywa paka ukize. Ikindi ushobora guteka perisire zuzuye urushyi ukaziteka muri litiro y'amazi ukanywa itasi
ni ukuvuga ngo ufashe urushyi rwa perisire ucaniriye mu mazi, hanyuma ayo mazi ukayanywaho 3 ku munsi. Uwundi muti kandi ni ukurya salade, ni ukurya imboga za spinach cyangwa epinari. Ibyo nabyo bifasha kongera amaraso vuba na bwangu, bitewe n'uko chlorophylle iba muri epinari igira uruhare runini mu kongera amaraso, ndetse isa neza na hemoglobine zo mu maraso atukura. Undi muti mwiza kandi woroshye ni ibumba ry'icyatsi kibisi, rifite fere nyinshi cyane n'indi myunyungugu. Rero kurifata ugafata agatasi ugashyiramo akayiko k'iryo bumba nyine, ugakoroga ukabireka bikararana amasaha 12. Ukabikora nimugoroba, hanyuma iyo tasi ukayinywa mu gitondo. Nanone ugakora iya nimugoroba ukanywa 2 ku munsi, ukarangiza mpaka ukize. Ibyo bizagufasha kugarurirwa fere nyinshi kandi umubiri wawe uzisanasana, amaraso azagaruka vuba na bwangu. Ntabwo bivuze kubikorera rimwe, ahubwo ushobora gukora umwe cyangwa nk'ibiri, ibyo bitewe n'uburwayi ufite ko bumeze. Hari n'ibyo ushobora kuvanga nka spinach cyangwa epinari, ukayivanga na karote ukabisya. Ibyo byagufasha cyane. Hanyuma reka tujye no kureba icyo Imana ivuga ku bugingo bwacu n'ubuzima dufite uyu munsi. Usomye neza muri Zaburi ya 36 umurongo wa 6, wa 8, wa 9, aranditse ngo Uwiteka ni wowe ukiza abantu n'amatungo. Uwiteka ni wowe udukiza. Burya dukizwa n'ibyatsi Uwiteka yaremye. Ngo ni nkaho tuvuze ngo dukizwa n'Uwiteka mu byatsi. Ashobora gukoresha n'izindi mbaraga n'ubundi buryo n'abandi bantu n'ahandi hantu, ariko n'ibyatsi n'ibyaremwe Uwiteka ajya bikoresha bikatuvura. Ni Imana ibidukijije rero. Hepfo haranditse ngo kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe, kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo, mu mucyo wawe niho tuzabonera umucyo. Buriya mbere y'Imana niho tubonera umucyo bavandimwe. Nta handi na hamwe usibye ku Uwiteka, niwe bugingo, niwe gakiza kacu. Muri Zaburi 119 umurongo wa 91 aranditse ngo amategeko yawe niyo atuma byose bibaho uyu munsi, kuko byose bigukorera. Amategeko y'Uwiteka niyo yaremye impagarike yacu. Arema n'ibyaremwe ngo bitubesheho. Arema imvura yo kubitunga, ibyo byaremwe, no gutunga abantu. Arema umwuka mwiza wo guhumekwa. Arema n'umubiri wacu uzabyakira. Amategeko y'Uwiteka atuma byose bibaho bikamukorera. Mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 16 kugera 17 aranditse ngo muri we nimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Ni wowe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Ngaho Imana idufashe. Iduhe kumva neza ko Uwiteka ari we byose, mbere yo kumva abandi n'izindi mbaraga n'ubundi buryo, ahubwo twumva Uwiteka. Twongere tumushimire ko ajya dukiza akoresheje ibyo yaremye bye. Ngaho reka tunezererwe kandi tugire ihirwe mu Uwiteka uyu munsi n'iteka ryose. Ndabibasabiye mu izina rya Yesu.